Ni impanuka y'ikamyo yigisha gutwara ibinyabiziga yagonze ihene, aho uwari utwaye izo hene yari atwaye ihene enye, ebyiri imodoka irazigonga, izindi zirarokoka, uwari uzitwaye nawe arasimbuka, kubw'amahirwe ntiyagira icyo aba. Ni mu muhanda uva Rubengera werekeza Karongi, ubwo nyiri izo hene yavugaga ngo bamwishyure amafaranga yose yari yaziguze, naho uwari utwaye we yavugaga ngo ni impanuka nk'izindi twakumvikana. Gusa nyiri izo hene ntago yabikozwaga, iyo yashakaga yose ayo yari yaguze izo hene. Ababonye iyo mpanuka bagerageje kubahuza, ariko nyiri izo hene arabyanga, yiyambaza ubuyobozi. Twasize ikibazo kitarakemuka, nibyo ugiye kumva mu byagiye bivugwa n'abaturage bayibonye. Tugomwe 50 uyikomeza umurimo wawe anaho kugira ngo uzari kwirirwa uburana ujya mu bindi byinshi aburana kuko biba byabaye nyine. Mbese wabihakana cyangwa wabishaka? Cyangwa wumva ko kuburana ari ikibazo? ubuyobozi bwo buraza ubu ntubireba yesu ko byabaye nyine ntugakore ndetse kumvikana kuri nta n'igambo na rimwe ari kuvuga. Njyewe muvuye ko zirahera zivuze nabo twumvikana mu kavuyo. Turavuga mwe abagenzi bari baducuye. Jada hari abagabo ni hapfa abandi. Hari umushoferi hari abagabo ni hapfa abandi. Ubu gutse umuhanda se guteka ari yakamyo yigisha imodoka izuri. Siko bimeze. Cyangwa n'amategeko nayo azarebe ibintu biba byagenze. Rega amakosa nayo y'umugabo. Umushoferi arahari nyine n'imodoka irahari n'intumbi zene zirahari. Turi mu muhanda ibintu ngibi hano birimo biragaragara. Siko bimeze. N'uwaza nawe yanaruca. Siko bimeze. Dore ko ibintu bihagaze ngibi nta muntu wagusanze mu nyuma y'umuhanda ngo aza kugonga, ni ibintu biba bigaragara. None wowe n'ugiye dushaka no kuba twanogera n'ikintu tubisezeraho tukumva nabyo ntubyumva, urumva? Niyo yaba n'icagi nawe yaza azareba ikinyabiziga aho cyari kirakabatese izo hene cyangwa uwo muntu yabaga cyangwa ikinyabiziga cyari kiri hehe ko bagenderaho. Mbo umushoferi yabigizemo uburangare nuko twe turi gushaka kugufashamo, sibyo? Oya baremye ariko bagonze mebe inde ziri n'inzi urendi dusanzwe ino hano rero ino hano rero se bazigongeye kurambaza kare uzigonze abajije aho uzikora ndabona n'ujya mu byatsi turi buhombe. Icyifuzo cyane uko mwagishyire n'imyigendera natwe Shukuru muzini kireba kijyana. Mwishe zumwe mukajya kuzira. Mukamuha make ndamukumvikana. Nta kibazo namwe murenze. Nawe reba nawe uri nawe ziko mu kazi dukora ushobora uzi kubuza ibyari. Nawe reba niba utanze 130 bikaba bijyana mu hanga. Umbizo. Manuka uretse nawe ujya magusubira kandi nawe reba nawe uri ntabwo ari uburangare ariko wenda tubare niba ari uburangare se wowe warangajwe ni wenda ngo unavemo mukubita ikine ebyiri ngo ntuzongere kugenda mu muhanda. Ndatwara imbere wabareba ese ubu Jada reka nkubaze itwaye igare ikintu kigahita cyitweramo gutya yahagaze ku mutwe gupfa wapfa n'umuntu yapfuye murebe ihene zanjye zose ntabwo byakunda ariko wa mugari bakumvikana kuko n'ihene ntabwo zita agaciro burundu. Iyo byanze uyu nguyu atashaka kubyumva byanze turakumvikana amagara ubuyobozi kujya mu itegeko tukamudekararira urumva
gute akajya mu bwishingizi bakazamushyira sinzi nawe azamwishyura ndetse simbizi ariko ngenda mudekararira nkakomeza akazi ariko mushobora gufatanya wenda igihombo polisi ije ati mwumvikane polisi yo nta kigera nipima ni 25 batwandikira urumva ni 22 bandikira kuko ngonzi neze nta kuntu mukomeza akazi ukajya ute ngiye ugomba narangije aferi zanjye haryo ubundi ubwo nta kuntu mwumvikana mukavuga ati wende ni igihombo twese ihene yo mugonga yatiye kumvikana iyo byanze iyo byanze ngiye banyarikira 25 amudekararira wakagira ute agafata dokima kirukanka akikiza no kwiyumvikana no kumvikana wende igihombo kibaho ku mpande zombi nta hatabarizwe icyiza ni ukumvikana wenda nawe ntiyavuga ngo ushaka kutavuga ngo uramuhaye yaziguze yose uragira ngo nkore iki kintu wereba amafaranga umuha ubundi agenda wereba amafaranga umuha agumane numbize n'abazibake buriya hari agace wevuga ati ndumva naguhaye wowe bireba nyine nawe reba nawe vuga nawe birangiye nose iyo uyiteruye waza ukamugonga ngo niko ateruye ihene mwese ko muri abagabo mwavuze oya yetoka muri abagabo kabiri ibyo ari byo byose oya nanone oya igitatu n'igihe ushaka nanone ibyo ari byo byose ntabwo ari uvuga wenyine ibyo ari byo byose n'ubu hari agaciro zigifite ubu ariko nanone nawe ziraribwa n'ubu zirajya bita agaciro ariko nawe ntiyagenderamo ihene bazigonze bagomba nawe kugira uko babigenza nanjye niko nabitekereza niko nanjye ese shada nivuze ko zitaguze gifashisha ubuyobozi nyine dufite ibyangombwa ihene zawe zirahari ujye muri asiranse ujye muri asiranse nta kibazo turajya muri asiranse jada nuko nyine aya ni amatungo yawe n'amahirwe ahari urumva nuko uriya muhungu wawe ahise ataruka nawe urumva ntabwo ari kuri abatwara ihene mu muhanda sibyo tura ahantu turi wenda ntunavuze ngo twavuye no mu muhanda reba ahantu turi urebe n'ahantu ihene zari ziri ahantu bazisosoyemo ngo se warangiza ukavuga yaratsinziriye ese bagonga umuntu asinziriye none se nyine wa kabiri ubuze uturutse iriya n'uzireba mu muhanda igituma uburira izo hene ni ukubera ariko icyiza wa mugani ntabwo ari kwitabaza ni ukumvikana ibyo ari byo byose wa mugani biterwa n'aho bayigonze isoko ko riri hasi tukaba turi kugenda tuva mu isoko uragira ngo tubigenze ibyo ari byo byose risike ntabwo turagiye twe tuvuye guhaha keretse wenda ndagiye nkayishyira mu muhanda mwanabyumvikana bigakemuka mutagize turakomeza kugira ute kujya kubyuka mutwe tugakomeza akazi uko bigenda Jada